yaje atakureba ntiyagusize mu rugo kabagore muransetsa ntiyagusize mu rugo araza aje kundeba mu ariko amafaranga kurimo nangaye nayo ikisa ahubwo ndashaka n'amafaranga nayisigayemo family zanjye muzimpereza ku isambu mwaguze se ku modoka mwaguze kuki byishimo namuhaye twe twabyumvikanye urasora ndakubaza urasora sheshemu urasora usorera igihugu uri kugira n'icyatumye ko mvuga ngo ntiwicare imodoka iraje nayo oya nize bamutware bamukubitemo amapingu bose ntabwo bari mujyane icyatanga amafaranga ariko wa amafaranga urana ni mafaranga nyabaki yandanjagaraje kubera kavuye wanzanye byinshi cyane uranyinjira utuma nizi ari ndasuhuza amushenze ni gute bakumenaho amazi Professor niko bintu babisobanura gute ko ufite umugore wawe wansobanura gute ko umugore w'undi mugabo akumenaho ahubwo se n'amazi ko numva binuka inkari muri basi umva baze nkubwira sibyo nyumva basi sibyo none se ndagenda ameze gutya reka twumvikane professor nakumva rwose nishyura amafaranga yanjye ufate imyenda yawe nyine wambabariye basi sibyo nta magabo menshi mfite kuvugana nawe twarumvikanye tumukare mvira mu maso aguze ko ushaka kurangiza ibintu nabi sibyo ubu se urabona tutari kwiteza abantu koko njye nakubwiye sindi mushiki wawe ntabwo ndi umugore wawe ibyo waruje murabizi ibyo twumvikanye ntabwo urabizi sinzi impamvu ushaka kwiteza abantu ubwo ari wowe ikibazo nakubwiye mfite wacyumvishije ngira nzi ko umuntu ari bunereza amafaranga nyine basi banza unyumva sibyo banza unyumva basi kuri amafaranga se ngiye harandeba nyine nyumva basi tujya kumvikana ntabwo ibyo ngibyo byaba birimo aho kuri amafaranga baba bayakohereza waba ujya afite waba utayafite aho uri buyakohereza zose simureba umuntu wari buyanyohereze niwe wantengushye kuri telefone urumva nta mafaranga nari mfite pe wenda ikosa nakoze sinabikubwiye ariko se basi ntiwanyumva reka twabyumvikanye caho rero ugenda rimwe amafaranga ufite ibyo ntabwo bindeba caho genda cyangwa ubundi nakagapira oya ariko se wahabiretse basi wambabariye basi nyine arakosora twese abantu neza akagapira akoze oroshye ibintu oya nako gakuremo agapira kihore genda umeze gutyo amafaranga yanjye nimba udashobora kuyampereza nta magambo menshi mfite rwose professor mvira ahangaha ibyo twumvikanye urabizi nese basi wampaye inkweto mvira ahangaha nako wampaye ipantaro basi nigendere se ngusiga ahangaha mvira ahangaha basi reka ngusaba ikintu kimwe basi icyo ngusaba uracyemera nyine urabona ko mfitiye inkweto zanjye imyenda yanjye ipantaro yanjye urayifite ikoti ryanjye urarifite urarisigaranye sibyo basi mbabarira wenda ujyane telefone kuko telefone nawe ni nini sibyo tureke no kwiteza abantu pe telefone yanjye ivamo amafaranga yawe none sibyo giye birandeba ngiye guteza ntabwo ndimo ndacuruza bama ku ipantaro bama 5,000 ndabifata telefone niba meza dira telefone wowe gusanga iriya nayiguze 128 128 ntibashaka bamereze 20,000 ndayemera ngiye urumva utazaba wungutse nyine basi ntabwo ndimo ndacuruza ngiye guteza ayo bazampeze sindafata ako se nuko mama umeze kiki ibintu umuntu aba bikora ariko reka kuvuze professor ngiye waje twumvikanye urabyibuka neza ibyo washakaga byose mbikora ukampindukiza umbwira ngo nimpindukire nkore ibiki n'ibi ngibi nagushimishije uburyo bwose twumvikanye ariko nawe wishimaga ariko nishimaga njye nakoze ningirana sibyo njye nagushimisha nubundi nta magambo mfite mbabarira ako se basi kuki ushaka kumugisha neza basi nkubwire basi wenda sigara nimba ushaka kwiteza abantu njye mbwire turabiteza nese urabona ndi buceye n'amaguru ahubwo nushaka kugendesha n'umutwe kuko kugendesha amaguru byo ntibihagije nushaka kugendesha n'umutwe ushinga genda shanga wambara ukagenda cyangwa ukampiriza amafaranga nimba ushaka kwambara imyenda yawe hereza ibyo twumvikana nyine turi kumvikana hari abantu bari bahari waretse nkajyana ikintu kimwe byibura mu byo ufite njye basi ndashaka ipantaro ndagira nambaye amaguru nta kibazo telefone ijyana ikoti rijyana ubundi uruzura nyine nta kibazo basi wenda muzima ubundi bigenze nushaka kumfata nk'umusazi ariko mbabarira basi ngiye mbabaza ngo muhereze ipantaro amafaranga yanjye ntayo kumeza kumeza ipantaro nta sono ufite ugenda ahubwo ikiza nuko wamba mu maso ukangura nk'uko ukava mu maso cyase njyana naguteza abantu ubundi bagusohora
kuko n'ubundi kubona bindegera. Nese ubu ndahamagara umuntu ari bumva amafaranga gute telefone wawe. Ariko se tujye kumvikana uwo muntu yarahari. Nyine ntabwo nabikubwiye urumva nimbara agasore katihaze ntabwo karongora inkoni. Nyine urumva ibyo ni ikosa ryambaye. Ni njyewe waruje kwihagira. Hindukira. Uruje kumwishyira hariya mushakira ibyishimo ngo urarimo urashaka amafaranga. Ariko nta kibazo. Nicyo ndayifite. Seri reka mbanze mubwire. Reba nawe ukuntu uri mwiza pe. Reba n'ukuntu twakoze ibintu twese twishimye. Umwimukire bigeze aha ngaha wamba basi umva. Mbabarira basi irya none gusa. Urumva? Basi wenda nzaya kuba gatatu. Professor. Wakabaye ureba ubwiza mfite. Wakabaye ureba ukunze. Kuko hari abandi babikore kuba bameza neza. Naguhaye umwanya wanjye. None urimo no kunzana ibyo ngibyo ngo ntabwo uri bumpeze amafaranga. Hari abandi babikore kuba bameza neza. Ngiye nyine basi nta muntu agusaba imbabazi mu byumva. Imbabazi ibyo ngibyo uza kuyimbwira mbere. Kuki utabimbwiye mbere? Karya ngakagabo katirariye ngo ntabwo nyine karongora inkumi ariko nyine basi mbabaye. Aha rero ntabwo jewe ntabwo ngenjanye ubundi abagabo ntamwe twamenye. Umuntu w'inzererezi nkaho twamenye. Rwose ngo basi mbabaye sibyo? Ikingura rwose n'imyenda rwose. Hari akantu gutesha. Nkorera ku rugi nugerageza kunkora ku rugi. Njye nawe turabababira. Basi bambabaye. Biraba nabi. Ndabyumva nyine ko basi mbabaye sibyo? Biraba nabi. Basi sura yinzanira. Ubundi bikarita sinabigiriye mwiki. Umugore ntabwo namusize mu nda. Nukuri ko Imana. Nese iyi ni imyenda nzaniye. Waninjiranisha. Ngo ndebera nukuri ko Imana. None se ubu ndoga nta na sepo nzaniye. Wananjagaraje kubera kavuye wanzanye byinshi cyane. Uranyinjira utuma nizi ari ndasuhuza. Amushenze. Ariko se ibi ni ibiki ndende nakomeje kureba igihe mushonda namutongana agusaba imbabazi niko madam uratinyuka umutware wawe ukomeye n'amazi ahubwo se ko numva binuka n'ibiki wamumenyeho kabone nubwo yaba yagukojeje bingana iki ugomba kumuha icyubahiro nta soni ibi ni ibiki uratinyuka ugafata umugabo ugutunze ugukunda ukamumenaho amazi babahaye butamamwiyongeraho na ngenda uburinganire ntabwo bivuze gusuzugura umugabo ugeze hano urumva nta soni ufite ahubwo se wa mugabo bamenaho amazi y'ingabo nawe ntukabifuranga ukarya ni gute bakumenaho amazi Professor niko ibi wabisobanura gute ko ufite umugore wawe wansobanura gute ko umugore w'undi mugabo akumenaho ahubwo se n'amazi ko numva binuka inkari niko Professor ibi wabinsobanura gute koko ko umuntu wubatse ufite umugore mwiza haraki twese twubaha muri quartier utinyuka ukaza kundi mugore bakanakumenaho inkari wambabare basi ko banagukuyemo n'imyenda ese wanze kwishyura waguze byagenze bite muri inshuti za famille ibaze inkuru ngiye kubwira umugore wawe ngo usanze ahantu bakumenye nk'inkari muri box n'ibirenge fufu basi wambabare n'ukuri ngayibaze umutware wanjye nabimenye ntabwo ari bubyina waretse kumfatanya n'iminsi aho umugabo aguye ntabwo umuntu atera butwatse basi wambabariye rwose ko urumva ibyo ntubyumvikana uri kuvuga wambiki akabangaza akaye kabanga uri umuntu dufataho urugero mu mudugudu ase wambabariye basi sibyo abagabo b'iki gihe nawe waretse kumfatanya n'iminsi nyine nawe nta muntu bitabaho sibyo ibiki byakubayeho ku buryo bakumenaho inkari mu birenge na box urumva nta soni ufite ubu umugore wawe nabimenya uri kubona igikomere umuteza gikira umuntu twubahaga nta soni ku bundi bataha wowe uturuka hehe nkaho uvuye hehe njye Serine nagorwa uraje mu rugo rwanjye muri baraguza amagambo nk'ayo ngayo yose uje kumwishyurira nimba uje kumwishyura kiranga amafaranga ubundi aca agenda uzi ko byatangiye kugira ngo uze baraguza amagambo yose nk'abantu nkamwe Imana yagiye bategereza ikabacisha ahandi ikareka kubanyuriza ku rugo narumiwe soni harya ngo ni ibyago koko
mu ipantaro nta cyubahiro kihaba uta umugore wawe uze kureba iyi Bw'inki? Inki madame. Subira mu bw'inki. Mbabarira. Uzi ko mwese umugurana basorana mukagenda. Wowe nta nikosa ufite. Aha ngaha ni ahubwo uri mugabo. Nta soni ahubwo bakumenyeho nkeya. Nta soni uta umugore uze kureba abandi bagore. Gusa numva nta soni ufite. Uzongera kunsuzumira mu maso. Abana banjye bakwita gatonto. Numva nta soni. Nta magambo rega nshaka menshi. Icyo nshaka ni amafaranga yanjye. Gabanya amagambo angariye kuko ntuzi uko byatangiye. Ese kumbe wanaguze. Ariko siseri basi wambabariye urumva korera Imana wakabyara wambabariye ukambira imyenda yanjye nkagenda ukankura muri iki kibazo ndimo. Ceceka aho ukagira vuba. Nimba kunyishyura byakundaniye. Na box ndai gukoramo ahubwo no mugenda. Ese undi bagiye bakwishyura mbere. Aho kugira ngo ukize akavuga gutya mu mudugudu usenye. Ndakwiyamye nawe. Ndakwiyamye madame. Ndakwiyamye. Aha ni iwanjye ndakwiyamye. Ntabwo ushinzwe kureba ntabwo ushinzwe kumenya ibibera. Uceceke ko mwateje akavuga hano mu kagari kose mukaba mwanyisha umutekano ko mukubona nta kibazo mufite. Ubu nta kibazo mufite. Ikibazo kiri aha ni abagabo nasanze bambaye amabogisi bakwamina nk'intare n'indaya hano bigize akazi. Indaya. Uceceke. Tuza. Ngo mwe murabona mufite ikintu cyo kuvuga ahangaha. Haso. Ndetse mu mudugudu hano ngaho wacu tusigaye dufitemo indaya. Ntuzibona se muyobo. Ngize hano ndumirwa nsanga umupapa duturanye yambaye boxer n'ibirenge ngo yanze kwishyura. Iyi ndaya iri hano. Ndi kumva umuntu wakurenze. Ubundi ubwo nturi indaya. Ubwo nturi indaya ubundi ubwo ntabwirwa n'iki cyuri iki. Cyarugira ngo murekure umuguru. Abagore b'injiji. Cyakora abagore b'injiji baragwira. Nkawe uri umugore w'injiji. Sundi reka nkubaze. Uguza hano umugabo wawe ari? Urikanga wikanga iki? Uguza hano umugabo wawe ari? Aho ngaho uraje umuntu wakurenze uri iwanjye uhagaze ahangaha. Aka kanya buhagaze. Ndakubaza uza hano umugabo wawe ari? Ariko wowe urinda wakomeza gusakuza gutyo kuvuga ngo hano ni iwawe. Ubundi wo mu gitabo cy'umudugudu urimo utanga amafaranga umutekano. Turakuze twebwe ko bura twahita tuguhambirizwe tuva mu mudugudu ukagenda ukangarira iyo ngiyo. Undi yatangaza amagambo. Ubundi umugabo no wawe ndi kubona imbere yawe. Ko nkamwe rwose. Narinzi ko namwe muje kunyishyuriza none mu murambaza ubusa. Icyo nshaka nge na amafaranga yanjye ubundi mugatumuka umuntu wanyu mukamuvana aho ngaho. Urukumva ukuntu indaza kuyeho. Ariko se reka wenda tukureke. Wowe wa mugabo. Ndabahuru wayoboze. Ubwo urabona utadusebeje. Ubwo ugiye gutuma karitsiye yose bavuga ngo abagabo tuyemo ngo turindaye. Ubwo ukumva uri utadukorera ibintu bibi. Rwose ni mumbabarire ntabwo ibintu bizongera. Ntabwo reka tunabyemera ko nta mugabo utakora iryo kosa. Ariko byibuze waje nta nayo kwishyura ufite. Koko umuntu w'umugabo ufite ubwanwa nyine rwose umuyobo ngewe ukuntu byangendeye ngewe nyine naje ahangaha nyine urumva kandi murabizi ko aho umugabo aguye nyine undi mugabo arenzaho utwatsi noneho ngewe hari umuntu wari bumpa amafaranga noneho ndangije ceceka hasi jya hasi kwanza ntabwo twakwiye kuba tukuvugana uhagaze icara hasi vuba hasoni ibi ni ibikize ko niko kuri kwicaza mugenzi we hasi aha nahanyuze ndeba muri mu kirori none ndabona byabyaye ibindi bibazo ni ibikize nuturebera aho kwanza n'igihaguru banakireba nuko cyambaye uyu si umubyeyi mukuru nakurebe murakoze rwose niba kurebe umeze niko ariko noneho nakumira namwe abagabo musigaye mwigana bamabesha kwambara gutya se dore amatako yayanitse dore ibi ibibero wabishyize ku musozi niko wanitse amatako wanitse ibibero niho usimbuye bamabesha gusa umuntu w'umugabo koko ukagari k'umuntu ubu ngubu noneho umuntu yakwita amabeshu kabeshure gake niko ese ubundi ni ibiki ko numva unuka cyane ko numva unuka kare rero bite ibi ni ibikira si ubundi uyu mugabo ni bwoko ki koko ngira ngo nawe wabibonye wa mubyeyi we iki kigabo cyataye umugore wacyo mu rugo kiza gushaka inda y'ahangaha wabyumvisha ibyawe urata umugore wawe ukajya muri ku ndaya
ngira ngo urabizi ko icyo Bibiliya ivuga. Rwose mu mbabarire. Ingororano y'umunyabyaha n'urupfu. Ubu nawe akawe kashobotse. Nyine basi mwansaba imbabazi. Icyo ukuyemo nawe urakibona. Ugiye ku karubanda umusozi wose ukote we. Ukote ariko. Andeba si. Ariko ubundi nta muntu ufite nimero z'umugore w'iki kigabo. Muduhamagarira aze hano. Ngenda zifite n'abaturanyi banjye. Muduhamagarire vuba. Muduhamagarire aze hano. Reka nde muhamagare ndahita nanamuzana. Oya muhamagarira. Sirire Kamana. Hamagarira ku murenge bazana imodoka yitwe dupakira inzererezi. Wowe yaragupakire. Mbamagana ntabwo twabyanga. Ese mwambabariye basi. Bahamagare ku murenge dupakira inzererezi. Mwambabariye. Aba nibo barwaza abagore ba mu mutima. Niba bagupakire ngo bamupakire. bamupakire nyine. Agenda atamba amafaranga yanjye. Ibyo ntago biri Agenda atamba amafaranga yanjye. Amafaranga yawe mwaguze iki? Ni ikibanza mwaguze, ni inzu mwaguze iki? Arapanga najya amafaranga yanjye ariko. Agenda atamba amafaranga yanjye katwabyumvikanye. Ubwo wowe urabivugana n'ubuyobozi. Niba ushaka ko bakwishyura iki se? Kwanza wowe utuvugana icara hasi. Suri hasi. Icara. Ahubwo cyane cyatumye ko mvuga ngo ntiwicare. Imodoka iraje nayo. Oya nize bamutware. Umukubitamo amapingu. Bose. Ari bugende njye watanyisha amafaranga yanjye. Ariko wowe uraburana amafaranga y'iki? Mwaguze inzu tubimenye, mwaguze imodoka, mwaguze twavuganye arabizi. Ibyo byose biri bukemukire ku murenge. Imodoka iraje. Umva biracyamukira mu buyobozi. Kubeshya we. Yesu mwanje. Niwe mugore we. Njyewe pe. Ubuse ko kibi nibi. Mana she ni wowe cyangwa. Komana. She ngaho haguruka. Yisaza akagira N'abasazi bose bahuye bahwanye. uramuhobeye aho kugira ngo umupira kuvira. Ntibyavamo rwose. Mwahoberana mutahoberana mugahomba amafaranga yanjye. Batejemo amafaranga. Bamuhobeza umenye ko uvanga amafaranga yanjye nsigayemo. Ntabwo uri kugenda utayamuhaye. Sinabye mutuzi. Cyangwa nawe Twara nde? Wowe uburana amafaranga. Umuntu yagize kuza ndamushimisha. Twagize ibyo twumvikanye none ngo umuntu ntware. Umwana atesha akavuyo iwanjye. Bona bose ari bamwe. Yewe narumiwe. Njyewe ntabwo byavamo. Jigana namuhobeye. Ubundi se murahoberana yaje atakureba. Ntiyagusize mu rugo. Kabagore muransize. Yagusize mu rugo araza kundeba mu Ariko ubundi amafaranga kurimo nangaye. Nayo ikisa ahubwo ndashaka n'amafaranga yasigayemo vemiri zanjye muzimpereza. Ku isambu mwaguze se, ku modoka mwaguze kuki? Byishimo namuhaye twe twabyumvikanye. Urasora? Ndakubaza urasora? Byishimo. Urasora? Usorera igihugu? Uri kumuhobera. Yagusize. Ufata umugabo utararangiza ukaniteza abantu bigeze ahangaha. Umugabo utari uwanjye nese we yaje atandeba. Ubwo urumva vemiri ari inka ku buryo baciye igikuba bigeze ahangaha. Yambe nimbuje kumwishyuza umugabo wawe se. Nyishyuri. Ngo nyishyurira uwundi uca n'umugabo wawe. Vemiri yaciye igikuba wagira ngo. Yego madoka n'umva uri kuyavuga nkuye hiwe. Tutaye amasahu. Ngo waceje kureka kugomeza untereza umugabo abantu bakumvise. Sigaho. Amushyigikiye da. Bagiye kwishyurira umugabo. Haciye igikuba ku 2020. Niyo yansigaye. Yego intambara. Ngo hereza umugabo wanjye nyene ngira vuba. Yewe ntibyavamo. Ndabara umuntu washimba. Ubwo se yerekana namwe. Simba ndi kuvuga. Anashimira imodoka. None wamutangiye Bajyane gasana. Imbungereza Nawe nasohoka. ahubwo nawe nasohoka bamujyane. Umujyane. N'inzaye yo mbabeshu Babajyanane. nta mikino. Tubapakire bose baje kubisobanura. Ariko ngewe hasi nimubanze mu by'ukuri nanjye ndababaye pe. Ndumva mfite n'igikomere kuba umugabo wanjye yanciye inyuma
noneho bikaba sinzi mbese uko mwabibonye namwe murabibona ariko nanone ntabwo natuma muhita mumujyana ngo mumuteze abantu bigeze aha ngaha ntaramenya impamvu yabimuteye kuko wasanga wenda impamvu yabimuteye nanjye nyifitemo uruhare cyangwa wenda ari n'irari ry'abagabo ntawamenya ariko ntabwo natuma muhita mumujyana ngo yiteze abantu urugo rwanjye rwiteze abantu barenze kuri aba ngaba ntaramenya impamvu nyamukuru yabimuteye. Oya imodoka yaje baramujyana ntabwo twayihamagariye ubu ahubwo nawe murajyana niwe nyirabayazana bibi byose mbongerezi gusa indese wowe. Ariko rero ni ukuri ndabinginze pe basi nimumbabarira igitekerezo cyanjye mu gihe agaciro kuko ngewe ntabwo nifuza ko umugabo wanjye bamujyana ntarabanza kuganira nawe ngo numve impamvu yabimuteye kuko mu by'ukuri pe ntabwo yari asanzwe anca inyuma. Nyamara aka kantu avuze niko ngewe rwose ndagira ngo mukosore tuganiriye pe kuko naba ari umuntu muzima aranyumva kuko n'ubundi ni mu mujyana araseba nanjye ndaseba mbese urugo rwanjye ruraseba muri rusange. Niyo mpamvu rero nagiraga mu mumpe mujyane kuko rwose si uko binshimishije pe ariko rwose ndabingize njye ni mu mumpe mujyane tuganire n'umuntu mukuru. ubundi baravuga ngo cyane umugabo wawe njye ntibyavamo baravuga ngo ushaka abanzi babiri hari umugore n'umugabo ubwo nyine n'umugabo umugabo wawe gusa nyine nibyo pe ariko uransebeje ndetse nawe udasigaye gusa nyine tugende n'ubundi bwibyaye ikibazo irakirigata. akomeza ku mukecuru biranyibiki njye ntabwo nabyemera nta nubwo namubabarira ubundi se namubabarira ejo akazasubirayo. reka nkubwire mwana wawe uriya mugore ntamubonanye ubwenge butoroshye. ubuhe bwenge se bwo ikigaragaza ko afite ubwenge ni uko yahageze akifata kigabo agakomera kandi ikindi buriya yarezwe na nyirasenge ahanurwa na nyina wabo kandi mwana we niko zubakwa. ubu ntangiye kumwira ngo wanyine nshima nzamubabarire niko zubakwa ntagende akomere arwubake rukomere naho ubundi kuba yajya muri gereza ntacyo byamumarira ariko bakamuhana